la fori. Urakoze kugize neza Mana. Icyubahiro ni cyawe. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Tumaze ukwezi kose mu ijambo rivuga kwihana. Hallelujah. Iki nicyo cyumweru cya nyuma. Amen. Turangije ukwezi kose muri aya magambo kwihana. Muri iki cyumweru turavuga ukwihana kuzana guhembuka. Hallelujah. Amen. Aya magambo arahangaha na yawe wowe urahangaha nukurikiye online. Hallelujah. Amen. Amen. Pastor hari yafunga uyu muryango urafunze n'uyu urafunze. Hallelujah. Amen. Aya na yawe wowe uraha nukurikiye online. Ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa 3:19 riravuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku Mwami Imana. Amen. Hallelujah. Turi mu minsi tumaze ibyumweru 4 turi mu ijambo rya repentance ryo kwihana. Hallelujah. Amen. Impamvu Imana bituzanira turi abakristo nuko hari ahantu Imana ishaka ko dutungana. Hallelujah. Hari umucyo ugomba kumurikira umuntu. Iyo uwo mucyo utarakugeraho ugendera mu mwijima, abantu bavuga ngo iki ngiki ni icy'umwijima, wowe ukabona ni umucyo, ukabona ko ari cyo. Hallelujah. Kugeza igihe uwo mucyo ukumurikiye, uwo mucyo ukumurikiye uramenya ngo izi nzira narindimo ntabwo arizo. Ariko niyo umuntu yavuga inshuro 100 umucyo utarakugeraho, haleluya, uwo mucyo utarakumurikira, ntibishoboka ko inzira z'umwijima wazisohokamo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rikumanukira uyu munsi. Haleluya. Iryo Yesu yavuze muri Matayo igice cya 4:15 kugera ku 17. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu gihugu cya Zebuloni na Naftali, hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani ni Galilaya y'abapagani, abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Haleluya. Kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Haleluya. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Haleluya. Amen. Hari ibintu udashobora kwihana umucyo utarakumurikira. Hari umucyo. Haleluya. Vuga ngo Mana, zana umucyo wawe ku buzima bwanjye, zana umucyo wawe. Bibiliya iravuga ngo umucyo umurikira umwijima, umwijima ntiwawakira. Haleluya. Amen. Ayo umucyo uje umwijima urahunga. Haleluya. Hari abadayimoni bavaho utiriwe uvuga ngo mu izina rya Yesu, jiste kuko umucyo wamuritse. Amen. Abo ngabo ntibakenerwa kwirukanwa, abo ngabo ntibakenera iyindi autorite y'umucyo yonyine yije barahunga. Haleluya. Bamara guhunga ibisigaye ukareba ukavuga ngo ese ibi nabyo burya ntago byari ibyo. Uyu ni umwijima, burya ibi bintu nakoraga ntago ari byo. Reka rero ugatangira urugendo rwitwa urugendo rwo kwihana n'urugendo rwo kugira gute rwo guhindukira. Haleluya. Urwo rugendo iteka ryose rubanzirizwa n'umucyo. Haleluya. Hari umucyo uza ku buzima bwawe ukabona ibintu, kumva ibintu kundi. Amen. Icyampa uwo mucyo ukawubona. Haleluya. Hari umucyo uza ku buzima bwawe, icyanditswe wari umaze imyaka 100 usoma, uwo mucyo wakumurikira wagisoma ukumva kibaye gishya. Haleluya. Ukavuga utari kwiri ijambo uko narisomye umwaka ushize si kuyu mwaka riri. Haleluya. Aba ari umucyo waje w'iryo jambo ukakumurikira ngo ubone uko amaso yawe atarasanzwe abona. Amina. Hari umucyo w'Imana dukeneye ku buzima bwacu. Amen.
ujye usenga ubwira Imana ngo Mana murikira inzira zanjye. Yesu ni wowe mucyo umurikira inzira zanjye, ume kubona. Haleluya. Umpa amaso mbone kugira ngo mbashe kwihana neza. Haleluya. Hari ikintu utashobora kwihana niyo bakubwira inshuro 100 umwuka wera ataraza n'umucyo we ngo akikwemeze. Nta muntu ushobora kwemeza undi, ariko hari umwuka wera uri hano. Haleluya. Urimo kugendagenda hano. Amen. Hari icyo uyu munsi uri buve hano yakwemeje. Haleluya. Kubera ko hari umugamba gufiteho, hari umucyo ugomba kumurika hano. Naraye ngusengera ndavuga ngo Mwami uyu mucyo umurike kugira ngo iki cyanditswe gisobanuke, kuko hari abantu bataragisobanukirwa. Haleluya. Kimanutse ku rukuta ariko hari utarakinjiramo hano. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi umucyo ukumurikire, umenye iri jambo rivuga ngo gutegurwa k'umugeni wa Kristo. Twafunze ruriya rugi wicaye ahangaha, ikijya gituma kikaguhagurutsa ku cyumweru. Haleluya. Ntugume mu buriri bwawe, ntugume muri aferi zawe, ukaza hano nuko hari ijwi riguhamagara rikubwira ngo tegurwa wa mugeni we. Haleluya. Haleluya. Nuko hari ijwi rikubwira ngo itegure vuba kugira ngo utegure umugeni wa Kristo. Amina. Haleluya. Umugeni wa Kristo ategurwa mu buryo butandukanye. Amen. Mu buryo butandukanye. Esther igihe cyarageze, kuko niwe Imana abonaga ko agomba kugira gute kubohora ubwoko bw'Imana. Amen. Yumva ijwi rimuhamagara. Haleluya. Barahamagara bavuga ngo abakobwa bose nibitaba Ishushani. Esther aritaba, yitaba umuhamagaro. Haleluya. Icyamu uyu munsi ukitaba umuhamagaro wawe. Haleluya. Ureke kwitaba ande majwi aguhamagara atari ijwi ry'umuhamagaro. Uyu munsi ijwi ry'umuhamagaro uryumve neza mu gutwi kwawe. Haleluya. Ntuzongere kwitaba ibindi bitari umuhamagaro. Amina. Haleluya. Hariho ibindi bizajya bihamagara ukavuga ngo ibi ngibi ndabireba, si umuhamagaro simbyitaba. Amina. Haleluya. Esther aritaba, yitaba umuhamagaro. Esther yinjira Ishushani. Ntago Esther yarazi neza ikigiye kuzabaho. Esther nta nubwo yarazi Imana izamukoresha. Ahangaha Imana hafite ba Esther benshi cyane batazi n'iki Imana izabakoresha, ariko uyu munsi bumvishije ijwi rihamagara. Haleluya. Wumvishije ijwi ry'umuhamagaro ukabwira Imana ngo Mana ndi majwi yose sinyakeneye. Haleluya. Amen. Ukitaba ijwi ry'umuhamagaro. Esther aritaba ngo agezeyo kubera umugambi w'Imana. Hari faveri Imana igushyiraho. Nujye uremarika ko hari faveri iri ku buzima bwawe, ujye umenya ngo si faveri yuko Imana yakurutishije, ni faveri igendana n'umuhamagaro w'Imana. Haleluya. Ngo Esther aragenda agezeyo, Hegari aramukunda amurutisha abakobwa bose bari hariya. Haleluya. Icyama Imana ikagukingura amaso ukamenya ngo iyi faveri iri ku buzima bwanjye igendanye n'umuhamagaro. Hari igihe umuntu akinisha faveri ku buzima bwe. Haleluya. Igikundiro cy'Imana kikakuzaho. Haleluya. Ukabona hari ahantu ukunzwe. Haleluya. Ariko ukabifata nk'ibisanzwe, harimo umuhamagaro. Haleluya. Esther ngo Hegara amwitegereje aramukunda, ngo amurutisha abakobwa bose bari hariya, ngo amuhereza ngo abagaragu 7 bo kumukorera. Haleluya. Bibiliya iratubwira ariko ngo Esther nubwo yari mwiza, yari yahamagawe. Nawe ni uri itorero hano, nubwo wahamagawe, nubwo uyu munsi witabye umuhamagaro, ariko Esther yagombye guca mu bihe byo gutunganywa. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu hano ushobora kuba warakijijwe, ariko ijambo rikubwira ngo yihane rikaba rikikuzaho. Amina.
haleluya. Esiteri nubwo ari umukobwa mwiza, nubwo mu bakobwa bose bari bari aho ngaho Hegari ari we yabengutse akamureba akumva aramukunze cyane, ariko Esiteri amara amezi 6 ngo atunganywa. Haleluya. Ngo hari amezi 6 yo kozwa imbiribiri. Amen. Ayo mezi 6 ngo babakuragaho buri kintu cyose. Haleluya. Ngo bakobongera andi mezi 6. Haleluya. Imana ikwinjije muri season yo gukurwaho ibibi byose. Haleluya. Amen. Umwuka w'Imana kwinjize muri season yawe. Hari season ugeramo. Haleluya. Umwuka w'Imana akakugenderera, wanavuga nabe gatakubwira ati yeze. Haleluya. Akaho ukoze kose akakakwereka, intege nke zawe akazikwereka. Haleluya. Wareba icyaha ukumva uracyanze, wajya mu masengesho ukumva nta yandi masengesho akuryohera, na masengesho yo kwihana, na masengesho yo kwiyeza, ayo ngayo niyo utindamo, ayo ngayo niyo ubamo. Uba ari mwinjiye muri sezo yawe yo gutegurwa, ujye uyihagararamo neza. Haleluya. Haleluya. Ni wumva watakaje apeti yo kwihana no kwezwa, ujye ugenda ubwire Yesu ngo uri muganga, pereza vitamine. Hari za vitamine zo mu mwuko burimo kubura. Nuwumva icyaha ntacyo bitwaye, ushobora kubyuka ukakigenderamo, ikinyoma ukakihagarariramo nta kibazo, ukumva ntacyo bitwaye. Haleluya. Kuvuga nabo ukumva ntacyo bigutwaye ku mutima. Haleluya. Ukumva ibintu byose ni sawa, ujye uvuga ngo hari amavitamine ndimo kubura, ubwo nabuze apeti yo kwihana. Haleluya. Umwuka wera guha apeti yo kwihana no kwiyeza. Amen. Ujye utinda muri ayo masengesho, kandi ubwira Imana ngo Mana, hari sengesho umukozi w'Imana yigeze kunyigisha numva ndarikunze cyane. Arambwira ngo ujye ubwira Imana ngo Mana, ngo mpishurire ibyaha binyihishemo. Haleluya. Icyaha kikwihishemo kiba gitegereje umunsi runaka kizaseruka. Ukicara ukumva bavuga batari ko bari nabasinze, ukavuga uti ngiye byo gusinda ntabwo ari ibyanjye. Kuva navuka nkiri umusore, umugabo umwe yadusekeje, umugabo w'iyo ngiyo wigishaga, yari umwigisha wa Bibiliya cyane. Noneho bandi bakavuga bati kunywa inzoga ni icyaha, ntukanywe inzoga. Ngo ngewe ngo inzoga ntizankontorora, ngewe ngo ntizishobora kunkontorora na gato. Umunsi umwe mwuka wera mwereka ko atari kumwe n'imbaraga z'Imana kandi adashyize discipline mu buzima bwe, arahura n'ikibazo. Aragenda ajya iwabo mu cyaro, kuko hari umuntu umaze kuba popireri, bose bamuzi, bari bamwiteguye, sibyo? Kandi ko ari mu cyaro bose benze. Haleluya. Aragenda yarahageraga bose bakamenya ko yahageze. Ni umugabo ukunditse, nawe umurebye wamukunda cyane. Noneho yinjira mu iwabo, bate twaguzimaniye mwana wacu, ati ngiye nzoga nta kitwaye ndasomaho. Asomaho amasaha ashize ajya ku wundi nawe, ati bati twaguteguriye mwana wacu, twari tubizi kuri buze twakunezerewe. Baramuhereza asomaho. Yagiye kugera ni mugoroba asomaho, 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 asomaho. Yageze ni mugoroba yasinze. Haleluya. Mwuka wera aramureba aramubwira ati ngaho erekana ubugabo bwawe n'ubushobozi bwawe tuburebe neza. Arasinda, arasinda. Icyamubayeho cyuke nukuruka gusa. Arivuruguta ibintu atamenyereye. Buke mu gitondo Imana iramubwira ngo nagira ngo nkwigishe ikintu bita discipline. Ntago uyizi, wibwiye kuri igihangange uri umugabo, ariko uyu munsi ndakwigisha icyo bita iki discipline. Haleluya. Areba aravuga ngo nta kintu na kimwe udafite discipline, ntukagire icyaha na kimwe uvuga ngo ngiye singifite. Amen. Iyo umwuka wo kwihana wagufasha ukumva mwuka wera arakubwira ngo ihane icyaha runaka, ukavuga uti sinigeze ngikora, cyihanesha. Ubwira Imana ngo Mana, niba hari n'umudayimoni unyibitsemo namvemo. Haleluya. Haleluya. Amen. Usaba Imana iguhishurire
ibiryamye muri wowe. Ibizabyuka uri umukecuru cyangwa se uri umusaza. Abantu ngo barimo gukura barahinduka mu ngeso. Haleluya. Hari igihe umuntu ahora ari bonere, afite umutima mwiza, imyaka imwe yayinjiramo, dayimoni w'umushiha yari yicaye ahantu aravuga ati ngutegereje uri muri za 70, nibwo nzagufata, nibwo nzahaguruka, nge nzakora ugeze mu myaka 70, akakwicaramo. Abantu bakaba ugira umutima mwiza, n'umwana mwiza, ahora afite umutima mwiza. Iyi dayimoni ikavuga ati muvuge shani muramubona afite 70 uko azaba ameze. 70 yagera ku munsi wa anniversary yawe, dayimoni nawe agahagarara ati igihe cyanjye cyo gukora kirageze. Wa muntu wari umunyamutima mwiza mukabona arahindutse. Haleluya. Abantu bakajya bareba, bamwe bakabyita za hormone, abandi bakabyita ibindi, abandi bakagira uko babyita, ariko hari dayimoni yamwibitsemo. Haleluya. Uyu munsi ugenda ubwira Imana ngo Mana umpe ibihe byo gusenga, byo kwiyeza, byo gushaka mu maso hawe, kugira ngo Mwami Imana menye umucyo umurikire, menye ikinyihishemo. Haleluya. Umucyo umurikire, menye ikihishe muri gihe, icyo Satani yicariyemo muri gihe. Jya usenga uhamagare Yesu, umubwire ngo Yesu waravuze ngo umutware w'abisaraje ngo ariko nta kintu na kimwe cye mfite. Haleluya. Uwo ni Yesu, ntabwo ari wowe. Jya usenga umubwire uti Yesu wabaye muri iyi si, Satani nta kintu na kimwe cye wari wibitseho, nta kintu cya Satani Yesu yari yibitseho na kimwe. Haleluya. Uwo ni ushobora kugufasha kugira ngo ibyo Satani aza guhishahisha mu buzima bwawe, Yesu abihishure, umucyo we uze, Yesu abihishure. Haleluya. Namara kubihishura ubyihane. Amen. Haleluya. Ntuzagira ubwo uvuga ngo ngiye ntago njyangira ishyari, ngiye nta shyari ngiraho, hataraza akabazo gatuma mugenzi wawe, umuturanyi wawe asubizwa ureba, nibwo umenya ko agashari kari kakwicayemo. Abandi barasubijwe, wowe ugize gute? Urasigaye. Haleluya. Umwana umwe yigeze kunsetsa, hari iwacu muri Afrika, aje ngo ni mu nsengere, ngo abakobwa bose tungana baragenda asigaye. Urasiganwa nande mabuja we? Urasiganwa nande? Haleluya. Urebye igisubizo cy'undi, nawe ukibuka ko utarasubizwa. Umunezero wa mugenzi wawe ukagushiramo kuko uzi ngo usigaye inyuma. Haleluya. Aho ni ujye umenya ngo hari akantu kari kanyibitsemo. Yesu atugirire neza. Esteri, umukobwa mwiza, amezi 6 bamutunganya. Haleluya. Ayandi mezi 6 bamutera ibihumura neza. Haleluya. Amen. Ibyo bihe bibiri nk'umukristo urabikeneye. Haleluya. Ukeneye amaso y'umwuka. Haleluya. Ejo bundi mubinginze hano twari tumwe, amaso y'umwuka akwereka ibyawe, ntukirirwe ureba iby'abandi. Amen. Iyo Satani ashaka kukwiba imigisha, arakurangaza akakwereka iby'abandi. Haleluya. Ubu hari umuntu utarimo wumva ijambo hano, arimo arareba ngo sinari nzi ko ndanyuzwa azi kuvuza piano, nanjye ryantangaje, ariko ntibiri bundangaze, ndaza kumukora mu ntoki niturangiza amateraniro. Ariko ubu hari umuntu ubu ijambo ry'Imana ntarimo kuryumva, arahandi. Haleluya. Hari jya ubwira Imana ngo Mana mpa amaso areba ibyanjye, nkureho amaso areba abandi. Mpa amaso atinda mu byanjye, mpa amaso areba ibidatunganye biri ku buzima bwanjye. Umucyo iyo utaraza ku buzima bwawe, utarabasha kubona, ntushobora kwihana. Haleluya. Umucyo ni ukumurikira ahantu ukareba uti burya nuko nari imeze, nuko byari bimeze mu buzima bwanjye,
ariko utarawubona. Aha, haleluya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo abari mu gihugu cya Zebuloni na Naftali, haleluya, ngo mu gihugu cy'abapagani, amen, ikintu cya mbere cyabanje kuhagera ni umucyo, haleluya, ngo umucyo warabamurikiye, umwijima wahuvaho, ngo Yesu aragenda ababwiriza ubutumwa bw'ubwami bw'Imana, arababwira ngo ni mwihane, kuko yababwiraga ngo ni mwihane harimo umucyo barihana. Haleluya, amen. Kwihana biravuga ngo ni ukumenya neza, ugatahura neza. Iyo utaramenya icyo wihana ntushobora kukihana, niyo bakikubwira inshuro 100 wowe ubwawe ubwo bumenyi butaraza. Haleluya, ni wowe umenya, haleluya, ni wowe usobanukirwa n'akavukire y'iwanyu. Jambo ry'Imana Imana yabwiye umuhanuzi Ezekiel 10 mu gice cya 16 ngo mbwirire Yerusalemu ubabwire ibyabo. Haleluya, Imana yari bagendereye, iravuga ngo reka mbagenderere mbabwire kavukire na karande na n'inkomoko. Haleluya, Imana irabibabwira. Uyu munsi Imana ikugenderere. Haleluya, umenye impamvu iki kintu runaka kitava ku buzima bwawe. Haleluya, amen. Umenye impamvu hari ibintu bitava ku buzima bwawe. Umenye impamvu haleluya, iby'iwanyu uko biteye. Ni ukuri kose waba umukristo urahanga utazi amateka y'iwanyu, ni ikosa rikomeye. Amen. Ujye umenya amateka meza, umenye n'amateka mabi. Ibibu bikurure bikomeze, ibibu bicagagure biveho, ubyihane. Haleluya, amen. Ukuriye kumenya amateka yaho utuye. Ngo Yesaya yageze imbere y'Imana aravuga ngo njyewe ubwanjye Yesaya ndi umunyaminwa yanduye kandi ntuye hagati y'abanyaminwa yanduye. Amenya icyaha cya teritwari. Haleluya, haleluya abakristo, haleluya. Twaje muri iki gihugu nitutamenya icyaha kiri muri iyi teritwari ngo tujye tumenya kukihana, kizatuvuruguta. Nikitagufata kizagufatira umwana, nikitagufatira umwana kizagufatira umwuzukuru. Uracyari hano urahakunze, sibyo? Hari umuntu wacishijeho akavideo kamwe, nimba arimo kubwira abantu biwabo baba Nigeria, umuntu yagacishijeho ngo muhora muvuga ngo mu Buraya ni habi, ngo hameze, ngo ko mutagaruka muri Nigeria, muhora muhatuka muvuga ngo harakonje, klima irakonje, ibintu bimeze nabi, hari ibintu bibi, abana bameze nabi, ko mutagaruka. Uzi icyo arimo kubabwira? Mureke kwidogadoga, ahubwo ni murebe ibyo bibazo muvuge ngo twe tubikore wiki. Haleluya, icyaha cyo muri teritwari, amen. Nugera muri teritwari ukabona huzuye ibicaniro. Haleluya, aha turi ku gicaniro, ariko imbere yacu hano hari igicaniro. Ndabeshya? Hari igicaniro Pikadiri, harimo igicaniro cy'abatinganyi. Ndabeshya? Hari iwacu muri Ashton harimo igicaniro cy'abarozi. Ndabeshya? Abatoye duturanye ni mukizira, aba batarakibona muri Ashton, ntabwo mwari mwakibona. Ntabwo ari iby'umwuka, handitseho ngo Witchwood. Twe turabarozi. Ndabeshya mami? Ntuhazi ahantu harebana na lideri, hafi ya lideri. Ugiye kugera kuri lideri wacu ni igicaniro sha. Haleluya, hano biruzuye icyaha cya teritwari. Iyo tutakihana cyatuvuruguta. Haleluya, twe twageze hano ubwana bw'imyaka bari 15 bwose bugenda bukurura buhetse abana, ukabona n'ababyeyi nabo babinezerewe ngo my grandchild, umwana wawe yabyariye mu rugo sha, uri mu munezero. Grandchild, nta nubwo uri ashamed, nta n'isoni ufite ngo my grandchild. Abakecuru bari aho ngaho n'abandi, umwana w'imyaka 16 yabyariye mu rugo, bo barabinezerewe, barabyakire ntibikiri icyaha, ni umunezero.
haleluya. Ariko twebwe nk'abakristo turahangaha ntago tuzi kwihana icyaha cya teritware. Reka ngire vuba mbabwire uko twihana. Haleluya. Ntugahora uvuga turihana, twavuze nabi, twatonganye. Hagarara hamwe umenye ibyaha byo muri teritware ubyihane. Haleluya. Wihana ibyaha bya teritware. Yesaya ageze imbere y'Imana, icyaha cya teritware cyari cyaramukoraptinze, ari umuhanuzi. Haleluya. Yesaya umuhanuzi, ibinyoma, haleluya, byo muri teritware, amagambo yo muri iyo teritware, imbaraga zo muri iyo teritware zari zaramunanije ari umukozi w'Imana. Ageze imbere y'Imana, ikimana yaramweretse ngo iki si icyaha cyawe gusa, warutsikamiwe n'izi mbaraga. Niyo mpamvu yihaniye icyaha cya teritware ari imbere y'Imana. Kwihana. Haleluya. Amen. Twihane bakozi b'Imana. Turihana, twihanira ibyaha byo mu miryango yacu. Amen. Haleluya. Turabimenya tukavuga ngo iwacu nuku have nshikame nihane. Haleluya. Nihane ibyaha by'iwacu, byaho nkomoka, aho nturuka. Haleluya. Umuntu abakeneye kwihana, ukeneye kubwira Imana ngo Mana mbabarira. Ariko kugira ngo ubigereho nuko biba byaba ubabanje kubimenya, ukamenya ngo ndihana iki. Imana yabazanye hano kwitegura nk'umugeni wa Kristo no gutegura umugeni wa Kristo muri iki gihugu. Urategura gute umugeni wa Kristo utabasha kuidentify icyaha kiri muri iki gihugu? Haleluya. Oya ntukakivuge mu magambo abandi, kivuga ubanze ugisobanukirwe neza. Haleluya. Ukimenye, ukivuga ari uko ukizi. Amen. Nitujya gusengera iwacu tumenye ibyaha twihana by'iwacu. Haleluya. Twe gukomplaininga, turimo turasenga Mana buse bizagenda gutaha, nitumenye impamvu ki. Haleluya. Dusobanukirwa n'impamvu ki. Umucyo w'Imana uhamagara uti Mana nsobanurira kubera iki ziriya ntambara zidahagarara. Mana. Haleluya. Ni ikihe cyaha tutarihana tukihanire? Amen. Haleluya. Kwihana neza nukumenya neza areas zose z'ubuzima bwawe zirimo ikibazo. Imbaraga z'Imana zitarakwemeza, wowe ubwawe ntushobora kwemera. Haleluya. Umwana w'umukobwa umwe twabanaga akagira impano yo kwerekwa, akagira umunyamasengesho, kwera umunyembaraga Imana irimo kumuhagurutsa mu mbaraga. Ariko kubera yari afite umugabo w'umuzungu akajya duhagarara, ubwo tugiye mu masengesho, turi ku gicaniro, akaza kubisema akantu baranaga kabutura, Mana isi n'ijuru. Noneho tukareba tutese, none Mana iri yerekwa ryo mu makabutura tuzarikizwa n'iki? Noneho tunanirwa kumubwira, kubera ko mbere yuko tumubwira abanza kutubwira ko umugabo we n'iki. Yari afite impamvu zitwemeza, ikabutura n'akajipo kageraha n'utundi tuntu ntazi ukuntu tumeze. Nta jambo twari dufite ryo kuvuga, gusa twagiraga gahinda vuga uyu mwana ko arimo imbaraga z'Imana ziteye ubwoba. Umunsi umwe agiye kujya ku kabati k'Umwuka Wera aramubwira ati stop. Haleluya. Umwuka Wera aramubwira ngo ubu nonaha, kandi bari basohotse we sha n'umugabo muri Mirkorine muri sorti. Umwuka Wera aramubwira ati stop, hagarara hanga, urongera kwambara buriya busa bwawe, jyanda wambarire akanzu. Ari urukanzu yari afite ni nk'imwe gusa yagiraga, rukururuka nkuru rwanjye hano. Noneho Umwuka Wera aramubwira ngo iriya nyine niyo ugiye kwambara. Aratangira ngo umugabo wanjye arambwira ngo iki, Mwuka Wera w'Imana ubu se ndumva ko ari wowe Mwuka Wera w'Imana uravuze. Usa umugabo wanjye aragenda arakaye ko turasohotse, bari basohotse mu ijoro sha muri Mirkorine baryoshye. Mwuka Wera aramwihorera arambara, aturutse hari umugabo aramubwira ngo uraberewe. Haleluya. Umwuka Wera iyo yaciye mu muntu, Umwuka Wera yamukojeje isoni aramubwira ngo ya magambo yose wavugaga yashyire ku ruhande. Bavuyeyo Umwuka Wera aramubwira ngo fatira ya myenda yawe yose, biriya bicagucagu byawe byose kuramo, genda
ajya kubwira umugabo ati umwuka wera yambwiye ngo biriya byiza. Umugabo ati nushaka amadolari 1000 ngaya genda. Umunsi umwe aza kudusanga mu masengesho. Haleluya. Umwuka wera mukozeho. Amena. Haleluya. Umwuka wera yamukozeho. Haleluya. Yamubwiye ariko umucyo w'Imana utarakumurikira hari ibintu udashobora kureka niyo bavuga inshuro 100. Umwuka wera atarakwibwirira wenyine hari ibyo udashobora kuvamo wowe ubibona ko ari byo, kandi Satani baraguhaye impamvu 100 zemeza ko ibyo ari byo, sibyo? Ariko ukeneye kugira ngo uhure n'imbaraga z'umwuka wera zikwihanisha. Uyu munsi sindi buvuge ngo gusinda n'icyaha, gusambana n'icyaha, mwese murabizi. Hari utabizi se? Hari n'umwe utabizi? Haleluya. Twese turabizi, ariko hari igihe ijwi ry'umwuka wera riza rikabikubwira in a special way. Haleluya. Hari igihe umwuka wera aza akakubwira ati ibyo ni amakosa, bivemo, ukabivamo. Nanjye ndimo ndasaba ngo muri iyi minsi kugira ngo ushobore guhembuka, umwuka wera kugenderere hano, umwuka wera kugenderere, umwuka wera guha umucyo, umwuka wera kwiyereke, kuko uhagaze ahantu ugomba gutegura umugeni wa Kristo. Nubwo bwose wumva utabisobanukirwa, nubwo bwose babivuga ukabisiga hano, nubwo bwose wumva wowe bitakureba, hano 80% iri jambo bumva ritabareba. Ntago mbeshye. Haleluya. Hari n'abatararisoma ariko agakingirizo kari ku maso hawe, igitwikirizo kikuriho. Jambo ry'Imana avuga ngo kuri uwo musozi ngo nzabakuraho igitwikirizo kibatwikiriye. Haleluya. Amen. Uyu munsi nabwiwe iri jambo gutegurwa umugeni wa Kristo, sinategereje seminari 100. Seminari 100 nta mwuka wera ugira. Haleluya. 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 Amina. Utegura umugeni. Icyo cyakuzanya hano. Haleluya. Esteri arategurwa agera ibwami. Mwibaza ko Esteri arimo gutegurwa. Esteri yarazi ko umunsi umwe azavuga ijambo rigakiza Abisiraheli. Nimumbwire ko Esteri yarabizi. Umwuka weregeze bimubwira. Hari ibintu byinshi Imana itakubwira, ariko ishaka ngo ugendere muri obedience. Haleluya. Ugendere muri obeissance, nshuti y'Imana. Wumvira Imana. Haleluya. Imana nikubwira ngo fata ibihe, injira mu masengesho, winjire mu masengesho. Dusigaje icyumweru nibavuga ngo tujye mu masengesho, ntuvuge ngo ntibindeba, birakureba. Warahamagawe gutegura umugeni wa Kristo. Haleluya. Uragomba kwiyiriza ubusa, ugatsinda ibyo kurya by'iki gihugu kugira ngo uzabwire abantu bo muri iki gihugu ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Haleluya. Amen. Uzabasha ute kubwira umuntu wo muri iki gihugu ko ashobora kureka ibyo kurya wowe utabireka? Haleluya. Ntabwo byashoboka. Hari imbaraga wambara, hari amapeti Imana ikwambika. Haleluya. Hari imbaraga Uwiteka kwambika ukajya guhangana n'imizimu runaka. Hari imizimu udashobora kuhangana nayo, kandi wenda ni wowe urasained kurwana nayo. Haleluya. Amen. Haleluya. Nkuko nanjye ndasained kubivuga hano. Amina. Haleluya. Washaka ukankunda cyangwa ukanyanga cyangwa ukavuga uti rekure ya mugore niba mukure kuri podium hariya hasha arakabije. Haleluya. Ariko ndabivuga. Haleluya. Warahamagawe gutegura umugeni wa Kristo. Uzategura nde udateguwe? Haleluya. Uzajyana iyihe myambaro y'ibizinga imbere y'Abongereza? Amadayimoni yabo azahita abona. Haleluya. Umuntu w'umukozi wa Satani yaratubwiye ngo binjiraga mu rusengero, bahawe assignment yo gutera urusengero. Ngo iyo twasangaga abinginzi basenze, ngo abinginzi yo basenze baba bashizeho uruzitiro, none dushobora kwinjira ngo dukora ibyo dushaka.
ngo ariko ubwo twasangaga binginzi basinziriye badasenga ngo twarinjiraga ikintu cya mbere bareba mu isi y'umwuka ntabwo ari iyo myenda mwambaye. Haleluya. Bareba imyenda yo mu mwuka, barakureba. Haleluya. Maze bakabona bambaye ubusa. Waje ku rusengero wambaye amakoti, wambaye amakanzu, wambaye ibiki, ariko mu mwuka wambaye ubusa. Haleluya. Kaza hana ka makeup nakubiseho. Haleluya. Meze neza ndasa neza, ariko mu mwuka abadayimoni barandeba bakabona umwenda nambaye wuzuye w'ibizinga. Haleluya. Ndaje ndasa neza niteka perfume pya. Hari umunsi nicaye mu modoka arandeba abana barimo kwitera. Hasha abantu baritera. Umwana yagize gutya ndavuga ne turagowe ngo pya. Arongera pya. Ngo ndavuga ne ko siri ryitera ryo. Shaba ritera. Naravuze nini turi buhumeka hanga. Twari muri bisi twiyicariye, umwana w'umukobwa ahuruduzayo. Arangije ntaho atateye hose akongera akireba akongera pararararara. Niyo wakwitera inshuro 100. Haleluya. Uwo mwisi y'umwuka araza ntiyumva iyo parfait yawe, akubitana n'umunuko w'ibyawe byo mu mwuka. Haleluya. Imana iduha amaso. Nje ngenda nzi ngo ndambaye uhe mwenda mwisi y'umwuka nambaye ne. Haleluya. Nuko ugenda umuntu areba arasayangana, ariko mu mwuka yambaye icyo bita ubushwambagara. Umwenda w'ubushwambagara murawuzi? Umwenda w'ubushwambagara. Ariko Bibiliya avuga ngo, ijambo ry'Imana ratubwira ngo twitegure, tumese ibishura byacu, tumese imyambaro yacu, dusaba Imana iduhe imyambaro yera, twikureho ibizinga. Haleluya. Twikureho umunkanyari, twikureho ibyaha, twitegure, tuvuge ngo Mwami twaje udutegure kugira ngo dukoreshe ibyo ushaka. Haleluya. Amen. Si ibyo ushaka, si ibyo wowe ushaka, ni ibyo Imana ishaka. Haleluya. Si ukuvuga ngo ndiyeza by'akamenyero na recitation za zindi zo muri gatigisimu twavugaga Mana utubabarire, utubabarire. Ntabwo ari biriya. Haleluya. Nukubwira umwuka wera ngo mwuka wera w'Imana ndondora. Haleluya. Ndondora umbwira icyo nihana. Haleluya. Kwihana ntabwo ari ugufa kuze ngo naba navuze nabi, ngo tuvuga ngo hari igihe ducumurira mu magambo. No way. Haleluya. Fukama, bwira Imana ngo Mana, I am serious. Fungura amaso yanjye ndebe, mfungura amaso ndondora Mana. Sinshaka ko abantu bandondora. Haleluya. Sinkeneye ko abantu bandondora. Ndondora Mana. Rondora umutima wanjye, rondora ibitekerezo byanjye, rondora amarangamutima yanjye. Haleluya. Ndondora Mana. Sinkeneye ko abantu bandondora. Rondora intambwe zanjye, rondora imivugire yanjye, rondora imikorere yanjye, rondora Mwami Imana. Ndondora Mana, ndondora umbwira ukuri ntifata uko ntari. Haleluya. Bakozi b'Imana, Imana yadushaka ngo duce bugufi. Uce bugufi ubwira Imana ikurondore. Abantu bakakurondore. Haleluya. Amen. Ubwira Imana ikurondore. Abantu ntibakakurondore, bakubonemo ikintu wowe utarakibonamo. Amen. Bananirwe nuko bakikubwira. Haleluya. Tugiye kubwira Imana mu mwanya muto cyane. Mana, si uko duhora twihana, ariko this time turondore Mana. Rondora iby'ubuzima bwanjye, ndondora uko mbayeho mu rugo rwanjye, ndondora Mwami Imana uko mbana n'umugenzi wanjye. Haleluya. Ndondora
ndondora uko mbana n'abana banjye, ndondora uko mbaye mu muryango wanjye, ndondora Mana we, ndondora. Haleluya. Ndondora Mana, ndondora, urondore konte yanjye uyitegereze, ndondora Mana. Haleluya. Ndeba ibyo nita gatoya imbere yawe gashobora kuba ari kanini. Haleluya. Kandi numara kundondora umutima wemera, kugira umutima wemera, bakozi b'Imana, umutima wemera ukavuga ngo Mana imbere yawe ndabyemera ko ndi umunyantege. Haleluya. Ndabyemera Mana, ndi umunyantege, ndashaka guhindukira, ariko mpindukiye nafata decision, ngiye mfashe decision ndabiretse. Oya, mfashe icyemezo, nciye bugufi, manitse amaboko, nje ngusanga kugira ngo ubinkize. Ikintu iyo cyagufashe imbaraga, kigufiteho ubutware, kigutegeka, ntago wapfa kugifataho icyemezo uko ushaka. Biragusaba guca bugufi, biragusaba kumanika amaboko, biragusaba gushaka mu maso h'Imana, biragusaba kubwira Imana ngo nge sinshoboye kubyikiza Mana, nge sinshoboye kubyikiza. Haleluya. Amina. Nge sinshoboye kubyikiza Mana, wowe ubinkize, undandure, unkamuremo. Umunsi umwe twigeze kutwabaga ahantu, kandi twari abakristo twari abapagani, twari dufite igikundi, icyo gikundi cyacu cy'abanyamasengesho. Noneho tukajya tugera igihe tugasenga twese, buri wese yavugaga ibyiwe, n'undi akavuga ibyiwe, n'undi akavuga ibyiwe. Noneho twakongera guhura tukongera ngo swite tubwire bigeze, n'undi swite tubwire bigeze, ngo turi abanyamasengesho. Umunsi umwe Imana idutumaho umusore uvuye i Bukavu, araza aravuga ati niko mwabagore mwe muri abanyamagambo, bo muri abanyamasengesho, ntimuri abanyamasengesho, muri abanyamagambo. Kubera ko umwe yamaraga kuvuga akaguhamagara mu gitondo, sha waramutse ute, sereka sha bya byifuzo byawe twagusengeye byambujije amahoro, none se ubu bimeze bite? Wabanaga telefone kukubaza uko bimeze mu rugo, sha byifashe bite na mensiyo bimeze gute, tubwira uko bimeze gute, noneho yakugize gutya, nge wanjye yarananiye, ngewe yagize gutya, ukubaza ko ari normale, kumbe ni icyaha kigeretse ku kindi. Haleluya. Imana idutumaho umwana w'umusore muto cyane, araza aravuga ati murese ngo murasenga iki, muramenagura amabanga yo mu ngo zanyu ngo murasenga, mwihane. Haleluya. Ugira ibanga ku gasozi tukaraba dutya, twambara gutya, amafaranga ni gutya, Imana idukupitamo ikibatsi. Uzi ikintu cyatubayeho ni ugusenga tubwira ngo Mana dukamuremo uburyohe bw'iki gikundi, uko igikundi kiraryoha. Igikundi ni kiryoha. Uzi mugenzi wawe ushaka muhora mubwirana muganya, muhora mu maganya, muganya muvugana, ibyo biraryoha, ndabesha se? Hari igihe ibyaha biryoha, iyo utarabwira Imana ngo nkamuramo uburyohe bw'icyaha nikikuvamo. Icyaha Satana kizana kiryohera nk'ubuki. Haleluya. Nkuramo Mwami Imana uburyohe bwo kunegurana, kuko ndanegurana. Nkuramo uburyohe bwo gutukana, iyo ndimo gutukana numva ndimo kubyimba. Nkuramo ubwo buryohe. Mana, ndanduramo uburyohe bw'ubusambanyi. Haleluya. Ntawe nsiga inyuma, n'akana gatoya ntikantambukaho. Haleluya. Nagatoya nakangana n'abanjye. Haleluya. Nakangana n'abanjye ngira gute? Ndagakoraho, singahereza na 2 minutes. Haleluya.
iriya muri Kenya nigeze kumva ubuhamya bw'umusaza umwe wari urimo mama wari urimo kuboroga, yasanze abana baryamye hasi. Umusaza wafashe abana, umwana umugore waramwirukana, arangije ajya ku bana be b'imyaka ingahe se 5, 7, 10, bose yari yarabahinduye zero. Uburyohe bw'icyaha. Haleluya. Icyaha ni inshuti z'Imana. Kuryoherwa n'icyaha kugera aho ureba umwana w'imyaka 10 kumva utamugirira imbabazi angana n'uwawe. Cyakira ubwo buryohe utarapfukama ngo ubwire Imana ngo Mana ndanduramo ubwo buryohe, ujye hasi urire. Haleluya. Urire uboroga ubwire Imana ngo Yesu njyana muri Getsemane yanjye. Buri muntu agira Getsemane ye. Utarinjira muri Getsemane yawe. Yesu ajya muri Getsemane aho yavuze ngo Data ndarwana n'ubushake bwawe n'ubushake bwanjye. Haleluya. Ndarwana n'ubushake bwawe ni wowe, dore njyewe ibyo nshaka, dore wowe ibyo ushaka, dore wowe ibyiza ubona, dore uko ijambo ryawe rivuga, ariko dore ibindyoheye, dore ibimereye neza, ntabara. Nkuramo ubu buryohe Mana, iki cyaha kindyohera. Haleluya. Kugira ngo utegure umugeni wa Kristo. Haleluya. Nshuti z'Imana, kugira ngo utegure umugeni wa Kristo ugomba guhindukira ukareba hariya. Hindukira urebe hariya ngo kuko natoranyije isi ho yoni, ngo nahatoranije kugira ngo ahinduke ubuturo bwanjye. Haleluya. Ugomba kuba ubuturo bw'Imana. N'ikimana irimo kuduhamagarira abakozi b'Imana uyu munsi. Haleluya. Ukora uko ushoboye kose usenga ubwira Imana ngo Mana mbwira uko senga kugira ngo mpinduke ubuturo bwawe, uture muri jewe, ngendane nawe, aho njya hose ngendane nawe, ningera mu bantu ngire positive impact. Haleluya. Amena. Haleluya. Haleluya. Nimpagarana na mama mugireho positive impact. Nimpagarana na pastor hano. Haleluya. Mpinduke igicaniro cy'ubuturo bw'Imana. Pastor muhesha umugisha. Haleluya. Ninegera ndanyuzwe hari amavuta yagiyeho na za piano byose, ngira ngo n'ingoma byose aravuze. Haleluya. Amen. Amavuta aho ugeze hose uhinduke igicaniro cy'Imana. Haleluya. Kugira ngo dushobore iki gihugu gukora iby'Imana idushakaho, ibi ngibi by'Imana idushakaho, nuko duhinduka ubuturo bw'Imana. Wowe ubwawe ugomba kuba ubuturo bw'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nduwera. Imana yabwiye Mose ngo genda ubwira Abisiraheli ngo bajye biyeza kuko Imana yabo nduwera. Haleluya. Amen. Kugira ngo uhinduke ubuturo bw'Imana nuko ugira inyota yo kwiyeza, nshuti y'Imana. Nuko icyaha ntikikakuryohere. Haleluya. Ibidatunganye ntibikakuryohere. Niwumva biryoshye byakunaniye kubireka, genda ubwira Imana ikamura ubwo buryohe. Haleluya. Amen. Nje kera najyaga mba ku telefone, ariko nshobora kumara iminsi nta telefone mfate nkanezerwa, nkumva meze neza. Telefone Imana yakankuyeho kera. Haleluya. Nta mwanya wako ngafitiye. Niyo nakajyaho haba ari nk'ikintu nkurikiye cyangwa se inyigisho nshaka ko zimfasha, zinyubaka. Ariko sinajya kuri telefone ngo ndavugana umuntu amasaha 10. Mana yarabikamuye ko narabisenge ndabwira Imana, Mana bikamure. Uzi guhamagara wamara ushaka umaze umunsi utampamagaye, wanyibagiwe telefone ka buri munsi. Haleluya. Bakozi b'Imana tugomba kwihana kubera ko turahamagarirwa gutegura umugeni wa Kristo muri iki gihugu. Kandi nubwo bwose wowe uvuga ngo ngiye ntibindeba, birakureba. Haleluya. Birakureba nubwo wenda Imana itaje ngo ikuganirize ngo uzaca Esteri ntigeze imuganiriza. Haleluya. Umunsi yagendereye Sawuli ntago yamugendereye ngo iti mubwira ibyimushakaho, n'urugendo nshuti y'Imana. Haleluya.
umunsi yahamagaraga Petero ntabwo Imana yigeze imubwira ngo Petero biragenda gutya ngo igicucu cyawe kizakiza abantu uzazura abapfuye. Yesu ntiyigeze abimubwira. Yesu ntashobora kuza ngo akubwire ibyo, ashaka ngo ugire humility, guca bugufi no kumvira kugeza ku munsi azagukoresha ibyo agushakaho. Haleluya, amen. Dushobora kuba twicaranye n'abantu hano Imana irimo guhamagara kugira ngo bahindure abaturanyi babo. Haleluya. Dushobora kuba twicaranye n'abantu Imana irimo gutegura, wenda nta wundi muntu uzakorera umwana wa Hana urimo gutegura Samweli. Haleluya. Gutegura umugeni wa Kristo ntiwibaze ngo ni ibintu bikomeye bindi. Hari abagomba gutegura aba Samweli hano. Mu nda yawe no mu rubyaro rwawe harimo abakomeye ugomba gutegura, bategura tudateguye. Haleluya, amina. Hari umuturanyi Imana ishobora kubishaka ko wowe ari wowe umusanga. Hari akazi urimo. Haleluya. Gutegura umugeni wa Kristo ntabwo ndimo kuvuga kwicara hano. Hari icyo Imana iguhamagarira mu muryango wanyu, ahantu runaka jyewe ntazi, ariko Imana niba itabikubwiye uyu munsi izabikubwira n'ejo bundi, ariko itegure, ihane, itunganye inshuti y'Imana. Haleluya. Tunganya inzira zawe, niwongere guta umwanya, fata ibihe byo gusenga no kubwira Imana kugira ngo Imana igutegurire ugire inzira nziza, kandi witegure guhinduka ubuturo bw'Imana. Ujye ubwira Imana ngo Mana mpa kuba ku gicaniro. Njya ndeba abantu bari ku gicaniro nkumva ndababaye. Haleluya, bake cyane. Kandi mwebwe Imana irashaka kubahindura ibicaniro, kuko muri iki gihugu harimo ibicaniro. Haleluya. Sinahoze mbibabwira, uzabashute guhangana nacyo. Wabashute guhangana na kiriya gicaniro cyo muri kiri hari mu nzira z'iwacu cyanuza cya niba ari Manchester City. Ni igicaniro mu bihe bya kera. Hari n'ikindi cya Red Devil. Sibyo, cya Red Devil ni igicaniro nshuti y'Imana mu bihe bya kera by'iki gihugu. Haleluya. Ngo abajyaga gutera imipira babanzaga kumenya ibihe John Wesley afitiye ibiterane. Bamenya ngo iki cyumweru John Wesley afite igiterane, imipira bakayihagarika. Uyu munsi twe twaje muri iki gihugu ntacyo amateraniro babwiye habe na gato. Iyo igihe cy'umupira cyageze imihanda irafungwa. Assignment yawe ni iyihe? Uje guhagurutsa igicaniro cya John Wesley cyagize gute? Cyasinziriye. Haleluya. Uje gukamya igicaniro cya Red Devil. Ariko niba upfukamira Red Devil, uzabashute kongera guhagurutsa igicaniro cya John Wesley muri iki gihugu. Ntiwisuzugure inshuti y'Imana. Bariya bose Imana yahamagaye n'abantu nkawe. Haleluya. Mu myaka 20 ishize y'ubuzima bwawe wigeze utekereza ko wagera ahangaha? Ndashaka kurangiza. Ni nayo mpamvu mu myaka 20 imbere utaza uzaburi, ariko Imana yo mu ijuru uzaburi inshuti y'Imana. Haleluya, haleluya. Mureke tujye ku gicaniro, ubwira Imana ngo Mana mpindura igicaniro. Haleluya. Mpindura igicaniro, kura muri jyewe intege nke. Kavukire yanjye urayizi, kamere y'iwacu urayizi, imico y'iwacu urayizi. Haleluya. Mpindura kubwa assignment yawe, mpindura kubw'umugambi wawe. Yesu aravuga ngo ndiyeza kubwabo. Kuki Yesu yavuze ngo Mana ngo nariyejeje kubwabo? Haleluya. Hari ukwezwa kwawe kubw'ibyo Imana ishaka kugukoresha. Haleluya. Kandi nturebe ngo wenda ngo abazungu se va ku bazungu n'umwana wawe Imana ishobora kukweza kugira ngo gukoreshe kubwe. Haleluya. Nundi muturanyi wawe n'umuvana Imana ishobora no kukweza kugira ngo igukoreshe kubwanjye. Haleluya. Igukoreshe kubwa mugenzi wawe muri kumwe hano. Ariko nudahagarara neza irakubona hehe inshuti y'Imana? Yagukura hehe? Imana iragushaka. Uce bugufi ubwira Imana ngo Mana ndondora. Sinshaka kwihana bya bindi njya nihana bya routine. Mana twavuze nabi, twatekereje nabi. No.
bwira Imana ngo seriously nyereka what's wrong with me. Hallelujah. Umugabo umwe hariya ngo ni Ashimiro yaricaye areba ubukene, areba ukuntu bavunika, areba ukuntu bari mu ma factory, areba ararakara aravuga ngo man, ngo what's wrong with the black people. Arasenga ahamagara ijuru, Imana irababohora. Hallelujah. Imana irababohora. Amen. Igihe kimwe yaje muri hariya mu London arababwira ngo twebwe dufite plan, turashaka gukora nuza Kingdom Village. Abongereza barayireba baravuga ngo ntibishoboka hano. Yaragiye kubaka village y'abakristo irimo byose, amazu y'abakristo, more z'abakristo, arena z'abakristo, ahantu h'abakristo. Antichrist ba hano baranga ahita bijyana iwabo muri Nigeria. Hallelujah. Ariko nukubera iki? Nuko yatekereje avuga ngo what's wrong with me. Hallelujah. Imana irashaka ngo uyu munsi ngewe nawe twe kureba what's wrong with others, what's wrong with me. What's wrong with me? Mana mbwira ibitagenda neza biri mu buzima bwanjye. Ndondora Mana, unkureho guhora ndondora abandi, ndakarira abandi. Uziko hari abantu babaho ubuzima bwabo bwose arakariye ngewe, arakariye wowe, arakariye nekada. Igihe iki ni igihe cyo kuvuga ngo Mana ndondora, ndirwanaho. Iki ni igihe cyo kwirwanaho, ni igihe cyo gushaka amavuta yawe, ni igihe cyo gushaka umucyo wawe. Injira mu bakobwa 5 b'abanyabwenge, sohoka mu bakobwa 5 b'abapfapfa. Hallelujah. Imana ikugirire neza nshuti y'Imana. Igihe cyo kwihana, utihanira iby'abana, utihana n'ibyo usanzwe uvuga. Bwira Mwuka Wera mpishurira, makurondora ibindimo, makurondora ibiri mu buzima bwanjye. Umwuka Wera nabikuzanira nta n'iminota 2 uzumva ufite guhereza isi n'ibirimo uzabirambirwa, bizagutera isesemi. Hallelujah. Uzavuga ngo Mana, uyu munsi ndikunze, ndashaka kumenya ibyanjye, untabare. Itorero ne kurondorwa n'abandi, ahubwo undondore kandi umbwire icyo nkwiriye gukora. Muhaguruke bakozi b'Imana, tugiye gusenga kwihana, duhembuke kugira ngo ngewe mpembuke nawe uhembuke. Bwira Umwuka Wera ngo ndashaka ibihe byo guhembuka, ndashaka guhembuka. Ni ngewe ushaka guhembuka, ndashaka guhembuka mu buzima bwanjye, ndashaka guhembuka mu rugo rwanjye, ndashaka guhembuka muri finance zanjye. What's wrong with me? Oh, hallelujah. Haguruka nshuti y'Imana, reka kwicara. Hallelujah. Muhaguruke dusenge. Amena. Hallelujah. Muhaguruke nshuti z'Imana, umanika amaboko yawe wisengere. Ntugire undi usengera, ntugire undi uhamagarira. Haleluya. Ntundebe we, irebe nshuti y'Imana. Ejo Imana itazakubwira ngo ijwi ryanjye ryarakuvugishije ngo ryari. Imana ikubwira itariki ngo narinzi ko ari pastor urimo kuvuga. Ntago ari pastor nshuti y'Imana. Iki ni igihe cyawe n'umuremyi wawe. Haleluya. Wenga ibyo Uwiteka yaguhamagariye ubashe kubyinjiramo, kugira ngo ubashe gutegura umugeni wa Kristo, kugira ngo ubashe guhinduka ubuturo bw'Imana. Imana irashaka ngo uvuge ngo what's wrong with me. Uwiteka Mana, mu izina rya Kristo Yesu, Zion Temple Manchester turi imbere yawe Mana. Manchester turi imbere yawe, abakuru n'abatoya, abakuru n'abatoya, abakuru n'abatoya. Mana we, muri kumucyo wawe mu mwijima w'ubuzima bwacu. Mana we, muri kumucyo wawe, muri kumucyo wawe Mana we, muri kumucyo wawe, muri kumucyo wawe, muri kumucyo wawe. Kayisire undondore Mana, uturondore Mana. Buri wese murondore, umwereke inzira ze, buri wese muganirize, buri wese mwiyereke.
buri wese mwihishurire, buri wese umweze, buri wese akubone, buri wese akumve, buri wese yirwaneho. Iki ni igihe cyo kwirwanaho, iki ni igihe cyo kwirwanaho, iki ni igihe cyo kwirwanaho. Mana, fasha ubwoko bwawe, fasha ubwoko bwawe Mana, twinjire twirwaneho Mana. Turwane ku bugingo bwacu, turamira amagara yacu, duhagarara aho dushaka. Waraduhamagaye Mana, natwe twaritabye. Ngaho dutunganye watunganije Esteri, ngaho dutunganye utwinjize. Buri wese uri aha ngaho umufiteho umugambi. Ndasenze ngo kugira ngo umugambi wawe usohore. Mwami, tugirire imbabazi Mana we. Hari icyaha abantu batanyemeza, hari icyaha abantu batanyemeza, hari icyaha abantu batanyemeza Mana. Mwuka wera w'Imana, mwuka wera w'Imana, ni wowe wemeza buri wese, ni wowe wereka buri wese ikidatunganye, ni wowe uhumura amaso umuntu ukamwereka ibizinga biri ku mwambaro we Mana. Ni wowe utwereka ibizinga biri ku myambaro yacu, ibizinga biri ku myambaro yacu yo mu mwuka. Ni wowe utumenya ukatwereka. Umuririmbyi yaravuze ngo dore nambaye ubusa ndakwinginze nyambika. Dutabare Mana, tabara itorero ryawe. Dukeneye guhembuka Mana, ariko twahembuka dute tutazi aho tudatunganye. Uyu munsi tugirire imbabazi, kora imirimo yawe aha hantu Mana. Utwereke imyambaro yacu, utwereke ibishura byacu uko bimeze, ubitwereke buri wese umutahuze umwambaro we Yesu we. Kuko waduhamagaye ngo twitegure nk'abageni, kandi dutegure umugeni wa Kristo muri iki gihugu. Kandi waraduhamagaye ngo duhinduke ubuturo bwera Papa. Ndakwingingira buri muntu wese kugira ngo twe kurangara, dukureho ibirangaza Mana, dukureho ibirimo kuturanga. Ibirangaza Mana, bikureho, kuraho ibirangaza umuntu bigatuma amaso yo mu mwuka yarapfuye, atabasha kubona, ntabasha kurota, atabasha kwerekwa. Mana, tugenderere Mana. Mwuka wera w'Imana, genda ahana. Buri wese umwereke umwambaro we, buri wese umwereke imirimo ye, buri wese umwereke ibyiwe, kugira ngo Mwami utaje kuducira imanza wowe, ahubwo uje kudutunganya. Kuko turi aha Mwami Imana dufite inyota yo kuhinduka Mwami Imana umugeni wa Kristo, inyota yo gutegura umugeni wa Kristo muri iki gihugu, inyota yo guhinduka ubuturo bw'Imana. Yesu we, turambiwe n'abaducira imanza. Dukeneye umukiza, ntidukeneye umucamanza uducira imanza. Mana we, ubwoko bwawe ntibukeneye ababacira imanza, bakeneye wowe ubereka hadatunganye kugira ngo hatungane. Uyu munsi gendera mu buzima bw'abakristo, ubwoko bwawe, iteraniro ryawe, itorero ryawe Mwami Imana. Yesu, uyu ni umugeni wawe, mutunganye, mukureho ikizinga, umukureho umunkanyari, umukureho buri kimwe cyose, ubatunganize guhagarara aho wabahamagaye wowe wenyine Mana. Sawa iki gihugu kirimo kuduhamagarira Mana, naho wowe uduhamagarira Mana. Sawa systeme ziduhamagarira Papa, naho systeme y'ubwami bw'Imana irimo kuduhamagarira, aho systeme y'ubwami bw'Imana irimo kuduhamagarira. Tugirire ibambe n'imbabazi Mana. Kora ibikomeye ahantu, genderera buri muntu wese, kora kuri buri muntu wese. Ntagire usohoka hano Mana utaramugirira neza, ntagire usohoka hano Mwami Imana utaramwiyereka, ntagire usohoka hano utaramwereka ineza yawe Mana. Yesu we, aba ni abakozi bawe, warabazanye muri iki gihugu kugira ngo baguheshe icyubahiro. Wabazanye bafiteho umugambi, urashaka kubakoresha imirimo ikomeye. Ariko Mwami Imana we,
bambaye ibishura. Uwiteka we, imyambaro iriho ibizinga n'imyambaro y'ubushwambagara no kwambara ubusa nibyo bituzonze papa. Tugirira ubuntu n'imbabazi, utugirire neza. Ngaho Yesu itorero uritunganye, urikuremo ikibi cyose, rihabwe umugisha wawe, ritunganywe nawe mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze Yesu, icyubahiro n'ikuzo ni ibyawe. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, izina ryawe nirishyirwe hejuru, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uha umugisha abagaragu bawe muri iki cyumweru, bagendere muri uyu mwuka, muri iki cyumweru bagendere muri izi mbaraga, muri iki cyumweru bagende mwihishurirwa, muri iki cyumweru bagira uburondozi budasanzwe mu buzima bwabo, muri iki cyumweru binjire mu masengesho, muri iki cyumweru binjire mu mbaraga, muri iki cyumweru bahabwe ububyutse, muri iki cyumweru papa ntutureke Mana. Itorero ryawe urirengere, itorero ryawe urikoreho, buri wese umugirire neza mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Haleluya. Yesu abaha umugisha abakozi b'Imana, umwuka wera abahishurire. Yesu abatunganye nk'abageni ba Kristo, mutunganye umugeni wa Kristo muri iki gihugu mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Mwicare